Turabashuje inshuti z'umusaraba, turabakunda cyane. Hanga n'Umurage Community turabakunda cyane, niyo mpamvu twemeje kujya tubagezaho inkuru zubaka sosiyete ndetse n'ubwami bw'Imana. Ahangaha rero hari inkuru tugenda tubageza, ariko ari mu rwego rwo kugira ngo ibyabaye bikomeze kwirindwa. Cyane cyane hari inkuru tugenda tubategurira mu rwego rwo guhosha amakimbirane, kugira ngo nugirana ikibazo na mugenzi wawe muzashaka uburyo mwagikemuramo, ariko bitanyuze mu nzira y'amakimbirane, kuko hari abajya bicana. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo Kigali ubukwe burapfuye mu rusengero, abageni bararwanye kubera kunanirwa kumvikana n'uwo yatanye abana 5. Ahangaha mu Rukerera mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo, ubukwe bwasize umugani ubwo umugore watanywe n'abana 5 yageraga mu rusengero w'umugabo we ari gushyingiranwa n'undi mugore, maze bakarwanira imbere ya pasiteri bikarangira ubukwe bupfuye. Ahangaha ari mu kazuba ko mu Museso, ubwo Dukuzumuremyi Janvier yakiraga telefoni imubwira ko umugabo we babyaranye abana bageze kuri 5, akaba yari amaze igihe amutaye, akaba agiye gusezerana n'undi mugore mu rusengero. Ako kanya kibyumva yahise afata isuka yiterera ku rutugu, ahita ava mu murima aho yari ari guhinga vuba vuba bwangu, ahita yitegura, arambara, arashananisha ndetse ategura n'abana be kugira ngo ajye kureba niba inkuru yari amaze kwakira ari impamo y'uko umugabo we yaba agiye kwivugana inkumi. Ahangaha mu buryo budasanzwe kandi buri wese wari uhari, bose bakubiswe n'inkuba bagwa mu kantu. Nta n'umwe yumvishaga ibiri kuba ubwo uyu mubyeyi yasangaga umugabo we babyaranye abana 5 ari gusezerana n'undi mugore cyangwa se n'indi nkumi mu rusengero rw'Abangirikani paruwasi ya Gikondo mu mujyi wa Kigali. Ahangaha ku mafoto murabibona ubwo umugeni yinjiraga mu rusengero rw'Abangirikani. Umugore akinjira mu rusengero yasanze pasiteri amaze guhagurutsa abageni, ndetse igikorwa cyo kubashyingira kigiye gutangira, mu gihe mbese baba bari kurebana akana ko mu maso. N'agahinda kenshi ndetse n'amarira ashoka, yagaragaje agahinda ndetse n'amarira atewe n'umugabo we ko kuba yaramutaye urugo, ndetse akaba agiye kubaka urundi rugo, nyamara bo babyaranye n'uyu mugabo atamenya uko biriwe ndetse n'uko baramutse. Mu majwi ya Janvier yumvikanaga afata uyu mugabo we mu makoti, ndetse arira cyane avuga ko ibi bigomba gukemurwa na RIB. Byabaye ngombwa ko iki gikorwa kiba gisubitswe. Abapasiteri bafata umukwe n'umugeni we ndetse n'uyu mubyeyi wari wazanye abana be bajya kwiherera bonyine, kugira ngo iki kibazo bagihe umurongo. Byaje guhindura isura ubwo uyu mugore nyine n'abana binjiraga mu rusengero, mbese abari aho ngaho bibajije ibibaye birabayobera. Muri uku kwihererana ntibyamaze umwanya, kuko uyu mubyeyi yahise asohoka ndetse arira cyane, agaragaza ko atari kunyurwa n'uburyo iki kibazo cye bari kugikemuramo, mbese yagaragazaga ko bari kubogamira ku ruhande rw'uyu mugabo we wendaga gusezerana. Akaba yashimangiye ko icyo ashaka atari isezerano ry'umugabo wamutanye abana 5, ahubwo akeneye kubona abana be 2 umugabo we yari yaratwaye, ndetse akabamwima uburenganzira, hanyuma agafata inshingano z'abana be nka papa wabo wababyaye. Bitewe n'uburyo uyu mubyeyi yagaragazaga uburyo iki kibazo kiri gukemurwamo, hitabajwe inzego z'umutekano, ndetse bidatinze zihita zihasesekara zigerageza guhosha impande zombi, guhosha umwuka mubi no guhuza impande zombi. Nubwo bitari byoroshye, basabye umuryango w'umugabo kubahiriza uburenganzira bw'umubyeyi ku bana be, ndetse akajya ababona igihe cyose abashakiye. Mu marira menshi, uyu mubyeyi agaragaza ko icyifuzo cye gikomeye ari ukubona uburenganzira ku bana be umugabo we yatwaye iwabo, ndetse bakabamuha akabirerera, kuko abana be batagomba kurerwa nk'imfubyi kandi bagifite ababyeyi bombi. Mu kiganiro n'ikinyamakuru inyarwanda.com tubashishikariza kujya musoma cyane, kuko ni ikinyamakuru uzasanga amakuru atari ivumbi. Akaba yavuze ko ibyabaye ari impamo ndetse atari kera, kuko byabaye ku munsi w'ejo hashize, ni ukuvuga ku wa Gatandatu. Ndetse akavuga ko icyo akeneye ku mugabo we ari abana 2 b'impanga yamutwaye, ndetse bakanakemura uburyo bwo kubaho kw'abo bana babyaranye.
yagize ati yego iyi nkuru yabaye nimugoroba nta nubwo ari kera, byarangiye batabashije kubasezeranya, barabirukana mu rusengero bababwira yuko tuzabanza gukemura ibibazo dufitanye, ubwo nyine birangira bupfuye ubukwe nanjye ndataha. Yakomeje agira ati njyewe icyo nari nkeneye si isezerano, njyewe umugabo twarabanye ariko tubana mu buryo butemewe n'amategeko, ariko mu gihe ashaka gushaka undi njyewe ntasezeranye nawe, ni uburenganzira bwe, ariko yagombaga kubanza kubahiriza uburenganzira bw'abana yabyaye, kuko abana 5 ni umuzigo, ni umuryango ukomeye ku buryo atansigira inshingano zabo njyenyine ngo nzishobore. Ati ikintu njyewe namushakagaho ni uko abana 5 banjye afite, kuko bose bavuka mu nda imwe ya se na nyina, nyamara kubamu ubundi bakabagenera n'uko bagomba kubaho n'aho baba n'ibizabatunga, bakamenya niba bagomba kubishyurira ishuri, ibigenerwa umwana byose bakabikora. Uyu mubyeyi yavuze ko hashize imyaka 2 uyu mugabo abataye ndetse amujyanye abana b'impanga. Yari yaribarutse ku nshuro ya mbere, kuko yibarutse impanga inshuro 2. Ku mafoto ahangaha dufite n'aba bana b'impanga. Yagize ati hashize imyaka 2 antanya aba bana, yajyanye bariya bana b'impanga ambwira ko bagiye gusura iwabo, ubwo rero inda yansigiye nayo yavuyemo impanga zikurikira izindi yajyanye. Uyu mugore yabwiye ikinyamakuru Inyarwanda.com ko abana kugeza ubu na n'ubu atarababona, ariko akibategereje ndetse yakorerwa ubuvugizi kugira ngo abana be ababone ndetse amenyerwe n'uko babaho. Naho ubundi ibyo kurya bazakomeza kubishaka, ariko icyo kubana n'undi mugore bikaba uburenganzira bwe. Murakoze cyane. Ni Umurage Community. Mufite ikibazo waduhamagara kuri 0785307772, akaba ari nayo nimero ya WhatsApp. Cyane cyane ko dufite slogan ivuga ngo The Voice of Vulnerables, dukorera ubuvugizi abadafite kivugira. Hanyuma rero twabasaba gukora subscribe ndetse mukajya musangiza abandi.